Haleluya. Reka twongere dukomere Imana mu mashyi menshi cyane. Twongere tuyikomere mu mashyi. Twongere tuyikomere mu mashyi. Haleluya! 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 Yesu ashimwe. Haleluya, nayiboneyemo ubutsinzi, nayiboneyemo imbaraga. Iyo nyivuga numva iteka ryose ahantu hose mba ndi kubwiriza cyangwa se hari icyo ngiye gushima Imana, nkunze kwitera inshuro eshatu. Kandi muri izo nshuro eshatu iyo haleluya hari ibintu byinshi isenya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya ni ururimi Satani atajya amenya, ariko rurimo imbaraga. Iki gitondo ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Mwaramutse neza. Ndashima Imana. Ndashima Imana iki gitondo ko mashije guhagara imbere yanyu ndi muzima, kandi uyu munsi Imana ikaba inshoboje kuvuga ijambo ryayo. Shumba wacu mukuru ndamukunda. Ahantu twabaye ahantu tuvuka dukura n'iki, ari abantu muri iki gihugu batajya bagira amahirwe yo kuba ahantu haba indimi zitandukanye, ariko twe twabaye ahantu hajya haba indimi nyinshi. Umuntu yakubwiraga ati konko mwana waruye mfura yabaga yagukunze, yabaga yakubonyemo ubumuntu, yabaga yakubonyemo guca bugufi, yabaga yakubonyemo umuntu udasanzwe. Nanjye ndavuga ngo bishop wacu ni imfura. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Izo ndangagaciro zose arazifite, murabizi, ntabwo ari ukuvuga ngo turakabya. Ariko ndashima Imana rero, Imana yo mu ijuru yamunyuriyemo akumva nyine uyu munsi yampa umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mushumba Imana ibaha umugisha kandi rwose turabakunda. Se nahera ngatangirira. Yesu ashimwe cyane. Reka ntangire nshima Imana ibintu yakoze mu rugendo ndimo nza, yabanye natwe. Ari ahantu twagiye tunyura tukabona hari imiyaga myinshi, ariko umuririmbyi yaravuze ngo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, zigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Haleluya. Uretse abaririmbyi Imana iho umugisha, ariko murimo neza. Nkunda ko abaririmbyi uzamura indirimbo akantu gato cyane bakagukurikira bakanagufasha, kuko bo barepeta kenshi baba ari aba expert. Rero iyo turi hano baririmbyi ukumva barahumeka neza. Ushima Imana. Imana ibaha umugisha, murimo neza mu izina rya Yesu. Imana yarandinze ingeza hano amahoro, ngo ngere hano mpita mfatwa na gripe ikomeye cyane, irimo n'ibintu by'inkorora, ibintu bigutera umuriro mwinshi udasanzwe, biranshanga. Ariko ntangira gufata imiti ndasenga. Mushumba arambwira ngo yatekereje ko twasangira ijambo ry'Imana. Navuze ngo Satani sinshaka kumuhurwaho. Mushumba arantekereje, mu izina rya Yesu ndasenga Imana kandi izashoboza nganirize ubwoko bw'Imana ijambo ry'Imana. Ndashima Imana uyu munsi ko numva byarangiye, byakize mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. It wasn't easy. Hahandi ugera ukumva ugeze no tubyimba tazi uko tumeze, ariko Imana yakoze ibikomeye. Hariya mba mu kazi ko numva mwese munze, si ubwa mbere si ubwa kabiri, muri Central Africa dukora umurimo w'Imana. Twamaze igihe kirekire dusenga Imana, twifuza yuko Imana idufungurira imiryango tugatangira gukora umurimo w'Imana, tukageza ubutumwa ku bantu ba kiriya gihugu, ariko mbese tukajya tunabararika, kuko iyo turi hano dusengera ni ahantu haba hadashobora ko bidashoboka ko wararika abene gihugu ngo baze byoroshye, kuko ni ahantu haba ari Abanyarwanda, hari n'ukuntu biteguwe. None tukajya tuvuga ngo turashaka ahantu tuzajya dusengera Imana. Imana rero yaduhaye ahantu haleluya kandi hagari. Haleluya. Turahakodesha, ariko Imana yarahaduhaye. Ubu tugiye gutangira kujya
dusenga noneho bya bindi bidasanzwe. Duhamagare n'abantu bitwa basangwa bazi tubabwira ijambo ry'Imana. Mwarakoze rero kudusengera, ndabizi ko mutuzirikana, ndabizi ko muzirikana umurimo w'Imana, bakozi b'Imana hirya no hino, imirimo yanyu n'amasengesho yanyu bigera ku mwami. Haleluya, Imana ishimwe. Twatangiye n'umurimo wo kujya tujya gusura abarwayi tukanabasengera tukabereka urukundo ko Kristo yadusabye ko dukora uwo murimo. Rero Imana iradufasha, biragenda neza. Ariko nimwakire intashyo za bene so bose bagiye bambwira ngo nzabasuhuze, nimwakire intashyo mu izina rya Yesu. Abashumba ndabashimiye kubwo kunsengera. Turabizi ko iyo umushumba yamaze gutegura uwo Imana yamuhaye kugira ngo azabwirize, abibwirira abashumba. Abashumba rero mwaransenge, Imana ibaha umugisha. Kandi n'abinginzi ndabizi mwa muri ku mavi musengera umuntu uri buhagarara aha ngaha akavuga ijambo ry'Imana. Imana nibaha umugisha, protokoli Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe cyane, nanezerewe kuba muri iyi nzu y'Imana. Niyo nakwivugira ibyo muri iyi nzu y'Imana narangiza nkicara numva nezerewe. Aha hantu abakoze umurimo w'Imana, ahantu Imana ibaha umugisha, Imana idakiranirwa, itibagirwa imirimo myiza, itarya inguzi cyangwa se ruswa. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa hari ibintu twajya tuvuga ngo Imana itarya zamanye, ni Imana itarya ruswa. Ibampera umugisha. I was so glad, nanezerewe. Mwakoze umurimo mwiza, kubona inzu y'Imana isa neza, n'ukuri Imana ibaha umugisha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye kuganira amagambo y'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye. Kandi bwira mugenzi wawe ngo urafashwe uyu munsi. Se ntimwamaze gufashwa? Ndumva nizere yuko mwamaze rwose kwakira umugisha w'Imana. Turaganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Itangiriro 28. Abantu bo kwikoranabuhanga baze kujya badushyiraho ibi byanditswe, it makes a difference. Babyiza cyane iyo mubishyizeho. Itangiriro 28 umurongo wa 10 tugeze ku wa 16. Umusomyi mwiza adusomere, turagira ngo twihute mu minota nka 30 turabona tumaze kumva ijambo ry'Imana. Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, Imana iguhaye umugisha, hanyuma utahe uyishima mu izina rya Yesu. Rero turi mu Itangiriro, igice ni cya 28, duhere ku murongo wa 10 tugeze ku wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 28 murongo wa 10 tugeze ku wa 16. Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani. Agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukagaho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'umuryango wawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Amen. Amen. Komeza ujye muri Yesaya. Muri Yesaya nsomera jya muri Esteri. Esteri nsomere igice cya 2 umurongo wa 17 ugeze ku wa 19. Esteri 2:17 ugeze ku murongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Esteri 2:17 tugeze kuri 19. Reka dusome.
umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Maze umwami atekeshereza abatware be bose n'abagaragu b'ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri, ahesha ibihugu bye kubabarirwa, atanga impano nk'umwami azitanga, nk'uko umwami azitanga. Ubwo bongeraga guteranya abakobwa ubwa kabiri, Moridekayi yari yicaye ku irembo ry'ibwami. Amen. Wongera usomere umurongo wa 19 pastor. Ubwo bongeraga guteranya abakobwa ubwa kabiri, Moridekayi yari yicaye ku irembo ry'ibwami. Amen. Amen. Turangirize muri Yohana umurongo igice cya 10 umurongo w'9. Kadusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo w'9. Ni gerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Amen. Amen. Ya abo kwikoranabuhanga mudusubirizeho ura murongo muri Esiteri igice cya 2 umurongo wa 19. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gutegerereza mu marembo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndumva uko twese turi hano, uhereye ku muto ukagera ku mukuru, ku rubyiruko, mu myaka y'urubyiruko, ku bantu bakuze, ku bakecuru n'abasaza, twese tuba dufite ikintu dutegereje. Siko bimeze? Haleluya. Kandi impamvu dutegereza nuko haba hari uwagize icyo atubwira, cyangwa se nuko haba hari amakuru twumvise. Uyu munsi hari amakuru wumvise, hari n'uwagize ikintu akubwira ariko kitari cyasohora. Icyo bishatse kuvuga niki? Ntabwo wari wareka gutegereza ko icyo kintu kiba kuko kitarakugeraho. So uyu munsi tugomba gutegereza, ni ihame, ntiwabyiyambura, ntiwabihunga. Uko biri kose hari ikintu ushaka ugomba gutegereza. Ariko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gutegereza utegerereje mu marembo. Bwana asifiwe sana. Gutegereza utegereje mu marembo. Ntabwo abantu bose bategereza mu marembo. Hari abandi bafite ahandi hantu bategerereza. Bundi Yesu yaravuze ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu irembo ry'intama, uwinjira mu irembo ry'intama, ngira ngo ni hara muri Yohana tumaze gusoma ku gice cya 10. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu irembo atanyuze, reka masome kugira ngo nibuke uko hanavuga. Ndashaka kubwira yuko abantu twese hari igihe dutegereza ariko tutategerereje aho tugomba gutegerereza. Tukageze n'igihe tukabona hari icyo Imana ikoze, tukamva yuko Imana ari ibikoze, nyamara bitaciye mu kuboko kw'Imana. Kuko hari ibintu bijya bisohora, hari ibintu bijya biba atari uko ari Imana yabigizemo uruhare. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Yesu ashimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo hari igihe umuntu asubizwa cyangwa se agera ku cyo ashaka atari uko yanyuze mu irembo rikwiye. Ariko uyu munsi ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye ni ukukubwira ngo niba ugitegereje, hari ikintu utegereje, hari ikintu utari wabona, ugitegerereze mu marembo y'Uwiteka. Bwana asifiwe sana. Kandi ahantu mu marembo y'Uwiteka Imana ibishaka kugira ngo niba uhategerereje, uhategerereze igihe cyose, iminsi yose. Ntabwo ari ugutegereza wabona bitinze ngo uzinukwe ngo uvuge ngo ndarambiwe ndigendeye. Ntabwo ari ugutegereza ngo nubona bitaragerwa ngo uvuge ngo ya ngewe reka nanjye nshaka uko mbigenza. Oya. Bwana asifiwe sana. Hari igihe biza koko wicira inzira, wiremeye ibicocero. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibyo ngibyo bigatuma ntibikureho isoni z'ubwambure bwawe. Adamu na Eva bacumuye ku Mana, barangije ngo biremere ibicocero. Bari bambaye imyambaro y'ubwiza bw'Imana, bari bambaye igikundiro cy'Imana, bari bambaye kubaho kw'Imana. Ngo ariko bamaze gucumura biremera ibicocero,
ngo bamaze kubyiremera bumva nanone imitima yabo iraremerewe, imitima yabo ibuza amahoro, ijugunya amahoro, baragenda bajya kwihisha kandi bamaze kubyikorera. Iyo udategerereje mu marembo y'ijuru, iyo udategereje mu marembo y'Imana, ukishakira inzira ukinjira mu irembo unyuze ahandi, birashoboka yuko igitangaza wakibona, birashoboka yuko wagera ku kintu runaka, ariko ntabwo bikuraho yuko umutima wawe usigara ugucira urubanza. Bwana sifiwe sana. Kuki ndimo kuvuga ku kintu cyitwa irembo? Irembo ni ikintu gikomeye, gifite nk'ibisobanuro bitatu. Icyambere, ku irembo hari ikintu byita autorite, ububasha. Buriya kwinjira muri iki gihugu ukinjiramo uciye ku irembo. Hari amarembo aba yarashyizweho ugomba kunyuramo kugira ngo winjire mu gihugu, kandi kuri ayo marembo hari ubushobozi, hari authority, hari uburyo hanyura, hari uburyo bigenda. No mu bintu by'Imana, mbere yuko bigeraho ntabwo upfa kunyura ahantu hariho hose. Birashoboka ko uri buhanyure ariko biraza ari ibicupuri, birashoboka ko uri buhanyure ariko biraza bitaguhesha amahoro, birashoboka ko uri buhanyure ariko biragira inkurikizi. Nca mu irembo. Mu irembo hari ubushobozi, hari authority. Mu irembo niho dutegerereza, tukaba dufite ubutware bwo gutegeka. Ariko iyo utegerereje ahantu uri mu mayira abiri, iyo utegereje ahantu uri mu yindi nzira ikocamye, nta bushobozi bwo gutegeka uba ufite, kuko n'igitima cyawe kiba kidenga bu. Ariko urabizi ko ahantu uri ntabwo ari ukwiye kuba, ntabwo ariko byakagombye kuba bimeze. Ugasanga muri wowe nubwo wiyumanganya, ariko ntibishoboka yuko wagira bwa bushobozi bwo kugira gute, bwo gutegeka. Ibyo bita ethical rights, moral rights, cyangwa se mbese wa mutima ukubwira yuko umeze neza, ukeye. Utegerereze mu marembo. Yesu ashimwe cyane. Ikindi, ahantu mu marembo hagaragaza presence y'Imana. Ni ahantu hagaragaza kubaho kw'Imana, ni ahantu hagaragaza ubwiza bw'Imana. Iyo utegereje uri mu marembo ntabwo wumva ko bitinze, kuko Imana ibikomeza kukuganiriza, Imana ibikomeza kuguha amakuru, Imana ibikomeza kukubwira igihe igiye kubikorera. Mbese hari ukuntu Imana ibigenza muri wowe, abantu bakavuga ngo ko bitinze, ariko bikaba bidatinze, kuko Imana ikorera ku gihe cyayo. Rero umutima wawe uba wicaye neza mu isezerano. Haleluya. Kuko nicyo kibazo dufite, turategereza amasezerano ariko tukayategereza dufite kuyashidikanya, tugategereza dufite kurambirwa, tugategereza dufite mbese kwicira inzira. Ariko Imana iyo yaguhaye isezerano ukategereza hakwiye, ntabwo aho hantu uri uhaba utabona Imana. No muri cya kibazo ubona Imana, no muri cya gihe utegereje Imana iravuga. Yesu ashimwe cyane. Bwira mugenzi wawe ngo n'igihe utegerereje mu kibazo Imana iravuga. Ariko iyo utegereje utari mu marembo, ikibazo kiragutsikamira, kikubera umutwaro, kimeze nicyo kitangira kukongora no kukuvugisha. Ijwi ry'Imana rikagenda rikabura, rikaba choked, kikariniga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu utegereje mu marembo asubizwamo imbaraga, kubera ko mu marembo haba hari presence y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu marembo haba hari presence y'Imana. Mu marembo haba hari kumva ryajwi nkuko nari mbabwiye. Ariko mu marembo nanone haba hari kuguha icyerekezo, ukamenya inzira ugomba gucamo. Rero tumaze kuganira ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari umugabo witwa Yakobo. Yakobo ngo yatumwe na se Isaka, amubwira kujya mu gihugu cy'Harani, amubwira kujyayo kujya gushakayo umugeni. Ngo ariko ari mu rugendo ngo agera ahantu burira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ageze ahantu bwije, ngo arareba hirya no hino, abura ahantu hari amazu, hari ahantu habugenewe kurara. Ashakisha iki? Ashaka amabuye yari hafi aho ngaho, arayegeranya, arangije ariryamira. Murumva yari ahantu heza se?
ntabwo yari ahantu hashimishije. Ahantu yari aryamye ku mabuye, ariko ngo aryamye muri ayo mabuye ngo ararota, Imana imuhiyerekwa ngo abone urwego rurerure ruzamutse, ngo kandi kuri urwo rwego ngo yahabonaga hari bamarayika bamanuka n'abandi bazamuka. Haleluya. Bivuze ngo n'ahantu waba uri hatameze neza mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'icyifuzo cyawe, iyo uri muri ya marembo, Imana irakwiyereka, Imana iravuga. Haleluya. Ntabwo Imana iririmite mu kuvuga ari uko washubijwe, ahubwo niyo uri mu kibazo Imana irakora. Yesu ashimwe cyane. Nubwo utarasubizwa, Yesu arakora. Noneho ngo areba rwa rwego, ngo akareba, yarebaga ukabona hejuru hari umugabo uhicaye, akavuga ati iriya ni Imana. Kuko yararebaga akabona ishusho, isura, uko ateye uwo muntu ntasa n'abandi bantu, aravuga ati iriya ni Imana. Ngo aho hantu hahererwa amasezerano, ahererwa amasezerano akomeye. Imana ikavugana nayo muri iryo yerekwa, ikamubwira ngo Yakobo humura, iki gihugu nzagihaho gakondo, abana bawe bazacibamo. Haleluya. Ariko kumva ijwi ry'Imana uri mu kibazo ukuntu biraryoha bene data, biraryoha. Kubera iki? Kubera yuko nyuma yaho bizana ubuhamya. Hari igihe umuntu ashaka kugira amanota atari yakora n'ikizami, ariko iyo uvuye mu kizami ubona amanota kandi meza iyo wagikoreye. Yesu ashimwe cyane. Yumva ijwi ry'Imana, ahahererwa amasezerano. Ndakubwira ngo niba uri mu marembo ariho utegerereje, amasezerano wahawe yashikameho. Yesu ashimwe cyane. Mose yajyaga avugana n'Imana ari mu marembo, ari mu kubaho kw'Imana, ari mu bushake bw'Imana, ari mu nzira nziza, akavugana n'Imana. Yajya kubona akabona ntibiraba, akagenda akajya imbere y'Imana akabibwira ngo Mana, ko bya bintu wambwiye bitari byawe, ko wavuze kuzajya uvugana nanjye, ko wavuze kuzajya uvugana nanjye, none bimeze gute ko nifuza kukubona? Imana ikamubwira ngo ariko urabizi nta muntu ndeba mu maso ngo abeho, ngo ariko ngo n'icyo usabye ndakiguha, ndakikwereka. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Ari mu marembo. Haleluya. Ntabwo iki gitondo nzi ahantu uhagaze, ntabwo nzi ahantu winjirira kugira ngo ugere ku cyo ugeraho, ntabwo nzi ahantu wanyuze kugira ngo umugisha ufite uba uwufite. Haleluya. Ariko wowe urahazi. Ariko uwo mugisha niba utaranyuze mu marembo y'Imana, ntabwo ari umugisha. Wasenga Imana kugira ngo ikureho ibizira n'ibizinga. Mu marembo y'Imana tuhabonera Imana. Yakobo abona Imana, abona Imana. Amaze kuyibona abona ibintu bine. Icyambere, umutima we wabaye konveke, wemeranyije n'ibitekerezo bye, aravuga ngo aha hantu hari iki? Hari Imana. Aha hantu hari Imana, aha hantu hari Imana, aha hantu hari Imana, ahantu hari Imana, ahantu hari Imana, oh ahantu hari Imana, ahantu hari Imana, oh ahantu hari Imana, ahantu hari Imana. Yesu ashimwe cyane. Wageze mu marembo y'ijuru, uri mu marembo y'ijuru. Haleluya. Ntihagire ikigukanga, ntihagire ikigutera ubwoba. Ubwo uri muri Yesu, ubwo uri mu nzu y'Imana, ubwo uri mu bwami bw'Imana, ubwo nawe wakatishije izina ryawe rikaba ryanditswe mu gitabo cy'abahawe ubugingo buhoraho, uri mu marembo y'ijuru niba uhagaze neza, kandi uri ahantu hari Imana. Vuga ngo ahantu hari Imana.
yo ahantu abantu barahakirira, ahantu abantu barahatabarirwa. Yakobo aravuga ati ni ukuri koko umutima wanjye nta gushidikanya, aha hantu ndi mu marembo y'ijuru. Icya kabiri yaravuze ngo ariko aha hantu ndi ko mbona hateye ubwoba. Ahantu hateye ubwoba, ngo aratangara aratinya, aravuga ngo aha hantu hateye ubwoba, ahantu ntabwo hakinirwa. N'abarozi baza hano Imana ibashyira ku karubanda. Mu gakiza ntabwo bikinishwa, vuga ngo ntibikinishwa. Aha hantu ni muri presence y'Imana. Mu marembo navuze ngo ni presence y'Imana. Ni ahantu dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima, ni ahantu dufata mpiri ibyishyira hejuru, ni ahantu dufata. Uri ahantu hari ugusubizwa, naho ugitegereje ntabwo Imana izareka gukora. Imana ikorera no mu kibazo mu izina rya Yesu. Yari ari mu kibazo aryamye ku mabuye, aryamye mu mbeho, ariko ijwi ry'Imana amubwira ngo nzakugirira neza. Haleluya! Imana yacu irakora, izakugirira neza. Hari igihe wabihamya abantu babona ukibirimo bakagira ngo ese bizaca he. Izakugirira neza. Yakobo ari mu kibazo, Imana iramubwira ngo nzakugirira neza. Humura ndi kumwe nawe. Urugendo urimo ruzaba urugendo ruhire, ruzaba urugendo rukugeza ku cyo wifuza, ruzaba urugendo rukugeza kuri destiny yawe, ahantu uri mu nzira nziza. Icya gatatu, Yakobo aravuga ngo aha hantu ni ukuri ni mu nzu y'Imana, nta handi wasubirizwa, nta handi watabarirwa. Salomo yigeze kwivuga aravuga ngo umuntu uzajya uza muri iyi nzu yawe Mana akakuramburira amaboko ngo uzajya umwumva, ngo nurangiza umuha icyo agusabye. Haleluya! Mu nzu y'Imana ntabwo ari nk'ahandi hose. Hari igihe abantu bavuga ngo n'ahandi hose irahari, ntabwo unyange mbishidikanya, ariko mu nzu y'Imana ntabwo ari nk'ahandi hose. Yakobo aravuga ati aha hantu n'ubundi nari nsanzwe nkora ingendo, n'ubundi nari nsanzwe nsenga, n'ubundi sogokuruza Aburahamu yatwitoje kumenya Imana, turayivuga turayizi, ariko aha hantu nyiboneye haratandukanye. Nta kindi kintu nabona navuga kihasobanura, ni ukuvuga ngo aha hantu ni mu nzu y'Imana. Arangije aravuga ngo nubwo ari mu nzu y'Imana, naraye he? Mu marembo y'ijuru. Kana sifiwe sana. Ntabwo ari uko bari mu nzu y'Imana bose baba bari mu marembo y'ijuru, ntabwo ari uko bari mu nzu y'Imana bose baba bategereje mu marembo agana Siyoni. Hari n'abari mu nzu y'Imana byarivanze, ariko uyu munsi Imana ivangura mu izina rya Yesu, ivangura ibyari bivangavanze, ibyo cangaga ukabona ntibigenda, uhindure icyerekezo, nawe wisange mu marembo y'Imana. Imana igorora ibitagororotse mu izina rya Yesu. Haleluya! Komera Imana amashyi menshi cyane. Ubundi Imana yabwiye Kura, yamubwira ngo nzakujya imbere. Haleluya! Ngo nahataringaniye maringanize, n'ibihindizo by'ibyuma bigera gute bicemo kabiri. Yakobo amenya ko Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka yamugiye imbere, Uwiteka mushyigikiye, Uwiteka ari umuganirije. Aravuga ngo nta kabuza ndi mu marembo y'Imana. Aravuga ngo kubera iyo mpamvu nanjye nza mu mahema yawe ibihe bidashira. Ingoma yawe, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanjye nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Aravuga ati yo nanjye nzibera aha hantu,
nanjye nzahubaka igicaniro, nanjye nzahakorera umurimo w'Imana, nanjye nzakomeza kugendana n'Imana ndi muri ubu bwiza, kuko nabonye ko ndi mu marembo y'ijuru. Wari wabona Imana? Niba utari wayibona, uyu ni wo munsi wawe wo gusubirizwamo, wo kuyibona, wo gufata ibyemezo. Afata ibyemezo. Haleluya. Uyu munsi ufata ibyemezo. Yesu ashimwe cyane. Avuga ati mfashe icyemezo. Burya umugabo nufata icyemezo akavuga ati nanjye nzibera aha hantu. Bwana sifiwe sana. Dukomeze n'ijambo ry'Imana. Kuki se tugomba kuba mu marembo? Icyambere, kuba mu marembo nuko nyine tugomba gufata ibyemezo, ariko iyo twafashe ibyemezo turi mu marembo dushaka Imana. Yaravuze ngo ngiye guhindura uburyo nakoragamo ibintu, ngiye gufata ingamba, ngiye gushaka Imana, ndetse ngiye no kubaka. Haleluya. Hari ibintu akuba atari yarakoze mbere, atari yamenya ko ahagaze mu marembo. Iyo umaze kumenya ko ahagaze mu marembo, ufata decision. There is a decision that you take. Ufata decision yuko wageza ahantu heza. Aravuga ati ngiye gushaka Imana. Atari gushaka Imana bya bindi ibyo twita kudahozaho, on and off. Active seeking of God. Gushaka Imana ushimikiriye, cyangwa se ushyizeho umwete ushishikaye. Afata ngiye gushaka Imana. Bariza mwene so ngo uyu munsi urataha ni cyemezo. Haleluya. Kuko wamaze kumenya ko uri mu marembo. Ariko n'abatarahagaze neza mu marembo, n'abatarizi niba yuko bari mu marembo, uyu munsi Imana iragufasha, uratahana imigambi myiza, urasengerwa, uragera mu marembo, ijwi ry'Imana utangira uryumve, utangire ubona amayerekwa, utangire wumve gukora kw'Imana. Hari iby'Imana igiye guhindura, kubera ko nawe umutima wawe hari ibyo uhinduye mu izina rya Yesu. Komera Imana mu mashyi menshi cyane. Tangira gushaka Imana. Icya kabiri, iyo utangiye gushaka Imana, burya witoza kuba umukristo mwiza. Muri iki gihe hari ibintu ubundi bikwiye kuranga abakristo bitakibaho. Icyambere, ubundi umukristo arangwa no kugira gute? No kwihangana, agategereza. Agategereza. Patience and resilience. Ukagira gutegereza, ukagira kwihangana. Ariko abakristo muri iki gihe ibyo byarabuze. Iyo rero bidahari, ntabwo mu marembo ukomeza kubona ya Mana, kuko Imana igendana n'umuntu ufite ikintu cyitwa kwihangana muri we. Bibiliya ivuga ngo umuntu niyihanganira ibimugerageza, bizagenda gute? Azahambikwa ikamba. Ntimubizi se? So, iyo utihanganye, ntago mu marembo uba urimo gucomoka. Nucomoke mu marembo, nuve mu marembo, ukomeze uhategerereze, naho bigisharira, naho birura, naho bitarasohora, naho bibireba bikiri kure, ukomeze utegereze. Erega ijambo ry'Imana tubwira ngo n'abandi bapfuye bagize gute? Bagitegereje. Uyu munsi wowe kuki urambiwe? Imana ni ishaka. Niba uhagaze mu marembo, niba wicaye mu marembo, ugire gutegereza. Icya gatatu, ugira gutegura. Kuko ubundi Imana ibanza kukurekera ahantu kugira ngo ikwambike imbaraga. Hari ibintu Imana ishobora gukora kubera yuko itari yagustrengthening, itari yakwambika imbaraga, itari yagukomeza, ukananirwa kubyitwaramo neza. Yesu ashimwe cyane. Hari imigisha abantu bagira, aho kugira ngo ikomeze babere imigisha, ikazamo n'imivumo kubera ikibana niyo kubyitwaramo neza. So hari n'ikintu cyitwa preparation, kwitegura. Hari igihe Imana ikureka mu kintu runaka, muri situation runaka, mu gihe runaka, kugira ngo igutegure, igustrengthening, iguhe imbaraga. Nirangiza ihindura icyo nakwita character, imitekerereze yawe. Ejo bundi nariho numva umuntu avuga ngo
muri iki gihe ngo amaporusantaje ngo zisenyuka ni menshi, ariko aravuga ngo amafondasiyo aba atarubatswe neza. ubwo n'ubushakashatsi bushobora kuba bwarakozwe, basanga amafondasiyo atameze neza. Fondasiyo itarimo wenda kugira gute akantu ka element ko kwihangana, ntabwo uzagira urugo ngo uvuge ngo kwihangana bizaba bitarimo. Yesu ashimwe cyane. So mu gihe utegerereje mu marembo habamo kwitegura. Imana kwitegura kandi Imana inagutegura. Uritegura n'Imana ikagutegura. Kugutinza mu marembo ntabwo ari uko idashaka kuyasohokamo. Turarangiriza hande twumvishe Yesu avuga ngo iyo usohotse mu marembo, Bwana sifiwe sana, ngwe kujyana mu rwuri, ijya kukugaburira. Usohoka mu marembo inzara ishira, usohoka mu marembo ikibazo gikemuka, usohoka mu marembo ibintu bikoreka mu izina rya Yesu. Uracyari mu marembo, ariko Imana irimo kugupreparinga, nawe urimo kwitegura kugira ngo numara kugera ahandi uzaba ushobora kwakira icyo Imana yakugeneye. Haleluya! Ikindi, ahantu mu marembo, uyu munsi ndabona hano hantu hashyushye, ariko ahubwo nabaye imfura cyane nanjye uyu munsi. Ubundi biba byabaye ibindi. Haleluya! Ahandi hantu mu marembo, iyo hategereje hari ukurinda ibyo wahawe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ibyo nakwita guardianship, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Abantu bari mu marembo bafite za ndangagaciro za Gikristo, Christian values, ariko umuntu utari mu marembo nawe uzamusobanukirwa. Ndavuga ngo uyu munsi utegereze mu marembo. Kenshi hari igihe Imana ishobora gukora mu buryo bubiri, kandi uburyo bwa kabiri bwo buza kubera impamvu zayo zihariye, ariko uburyo bwa mbere ibukoreramo kubera yuko twayititirije, kubera yuko twayisenze, kubera yuko ibona yuko twayihamagaye. Niyo mpamvu umwana w'umuntu Imana yamubwiye ngo nguhaye iki? Uburenganzira bwo kwihitiramo icyiza n'ikibi. Akenshi baravuga ngo izabyikorera. Imana ishoboye kubyikorera, ariko iyo kote yo kubyikorera, urwo ruhande rwo kubyikorera, ibyikorera kubera impamvu z'inyungu zayo bwite, ariko atari muri kwa gushaka kwawe. Gushaka kwawe kuzamura imbere y'Imana, Imana ikagusubiza, Imana igakora, Imana igahindura ibintu, ikabona yuko uhagararanye nayo, uri muri ya marembo, yarangiza ikagusohora. Hari abantu bashaka gusohoka batari bararitswe, kwarikwa, like umukobwa agasohorwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu munsi Imana iragira ngo uhindure, ufate ibyemezo mu izina rya Yesu. Twasomye rero ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esteri. Nkuru za Esteri murazizi, uburyo yisanze i Babuloni, akisanga ariho ari, akaba ariho arerwa kwa se wabo, kugira ngo ni se wabo Morodekayi, cyangwa se muri ubwo buryo. Ariko igihe kiragera, umwami ngo ategura ibirori. Noneho umwamikazi amutumyeho witwa Vashiti. Vashiti aramusuzugura, ibyo turabizi. Amusuzuguye, agishije inama, abantu baramubwira bati ibyo yakoze umwamikazi biragatsindwa. Abantu nibanabyumva iyo nkuru izamamara kandi bizagira ingaruka ku miryango. Baramubwira bati rero icyo twakubwira nuko washaka umusimbura. Hanyuma muri ibyo byo kumusimbura, nkuko mujya mubisoma, niho Esther nawe yagize gute? Yafatiye icyemezo, ajya mu bajyaga guhatana, ajya muri abo watoranijwe. Kuko mu gihugu cyose, mu bihugu 127 umwami yategekaga, hagiye havayo umukobwa ufite uburanga kurusha abandi. Esteri nawe ajya muri abo. Se wabo Morodekayi aramubwira ati ugende
nawe ujyeyo. Hanyuma aragenda ajyayo, ahagirira igikundiro, murabizi. So finally nk'uko twamaze gusoma hari muri Esiteri hatubwiye ngo amaze ngo kujya imbere y'umwami, umwami abonye Esiteri ngo agira gute, aramushima, murutisha abagore bose, aramukundwakaza, hanyuma amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Yesu ashimwe cyane. Umukobwa wirinze, umukobwa ahagaze mu marembo, umukobwa utarihakanye Imana kandi ari mu buhunzi, ari mu bunyage, yitwara neza. Yesu ashimwe cyane. Aba ari we umwami yishimira. Wavuga ngo byaturutse kuki? Byaturutse ko yarahagaze mu marembo. Yesu ashimwe. Byarashoboka ko babanza no kubaza ibye, ariko uw'Imana yatunze inkoni nawe ugishobora guhindura umugambi w'Imana. Imana ni gutunga inkoni, nta kizarogoye umugambi w'Imana. Bwana sifiwe sana. Hanyuma umurongo wakurikiyeho twawusomye watubwiye ngo, ubwo singiye kuvuga ibyo umwami yakoze nyine kugira ngo akoresha ibirori, ariko umurongo wa 19 havuze ngo ubwo bongeraga guteranya abakobwa ubwa kabiri, Moridekayi yagize gute? Yari yicaye ku irembo ry'ibwami. Hari abantu bazi gufata amastrategie. Uyu munsi nakubwiye ngo ufate icyemezo mu izina rya Yesu. Ubwo bateranyaga abakobwa, urumva biriya byarabaye, ntabwo nzi abatanze amakuru. Urabizi abantu bagenda batanga amakuru atari meza, bagenda bafite ukuntu bajajinga ibintu, bagenda bafuka ukuntu wenda bakareba mu byahise, bakavuga bati uriya mukobwa n'ikindi twamaze kumenya amakuru. Sinzi cyatumye bategura ikindi gikorwa cyo kugira ngo bongere batoranye, ariko bongeye kubateranya. Niko Bibiri tubwira. Bivuze ngo hari abantu bari bagiye gusopanya, kandi ujye wirinda gusopanya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uw'Imana yatoranijwe yamutoranije. Ariko Moridekayi aravuga ngo noneho nanjye namenye yuko twamaze kugera aho tuzagera gute, aho tuzagirira ijambo. Aravuga ati niba umukobwa wacu ageze ibwami, nanjye nkwiye gukomeza kugira gute, gufata strategie, ngafata ingamba, ngafata ibirindiro. Hari ibirindiro ntagomba kuvamo, ni ibirindiro byitwa kuba mu irembo. Wowe uri mu bihe birindiro? Aho wagirira imbaraga, aho wagirira ubushobozi, aho wakumvira Imana, aho watabarirwa ni hehe? Moridekayi aravuga ati nta handi. Ubwo uriya mukobwa yagiye ibwami, nanjye ndaguma hehe? Mu marembo. Yamenye ibisobanuro naguhaye byo kwicara mu marembo, to wait at the gates. Ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu kuri Yakobo yabibonye akabona nk'ibintu bimutangaje, aravuga ati ibintu biteye ubwoba, kandi aha hantu ni mu marembo y'ijuru, niho honyine Imana ishobora gukorera ibintu nk'ibi. Moridekayi arahicara, ngo amazi igihe yarahicaye yumva abantu bagambana bashaka kwica umwami. Hanyuma aravuga atoya, ibintu sinabiceceka, twamaze kugera hariya nceceke. Aragenda arabibabwira, byandikwa mu gitabo cy'urwibutso cy'ubucurabwenge, murabizi. Ariko icyo nshaka kuvuga, yari ari mu marembo, yari ahantu agomba kuzajya abona ukuboko kw'Imana. Yari ahantu agomba kuvuga ati nubwo dutabawe ntabwo biri complete, reka kunyurwa amanuma. Hari iby'Imana itarakora, hari iby'Imana itarakwereka, hari iby'Imana itaragusohoza, birahari kandi biraje mu izina rya Yesu. Ubundi hari abantu basubizwa akantu gato, Imana bagasa n'abayiteye umugongo, bagasa n'abayihunze, bagasa n'abatabayitayeho. Yasengaga y'iminsi 7, none yagize umwe. Yasengaga y'10, none ntagisenga. Oya, Moridekayi aravuze ngo Esiteri yageze ibwami, ariko hari bitarakorwa. Uyu munsi ndakubwira ngo hari bitarakorwa, kandi Imana igiye gukora mu izina rya Yesu. Komeza utegerereze mu marembo. Hagarara uhagaze kigabo, utegerereze mu marembo. Ibitari byakorwa, Imana irimo kukubona, irimo kureba aho uri, irimo kureba utegereje, irimo kureba icyo ushaka, irimo kureba icyo ugambiriye, kandi ntizabura gukora icyo yavuze mu izina rya Yesu. Niko twabibonye hara mu gitabo cyo twabanje gusoma.
Imana yiteguye gukora ibikomeye. Imana yiteguye gukora ibikomeye. Arabivuga birandikwa. Nta n'ikindi cyakurikiyeho. Nta n'uwamuhamagaye kuza kubimubaza. Ariko byaranditswe. Wibaza ko ibikorwa ukora bitandikwa. Birandikwa. Imirimo yawe irandikwa. Gusenga kwawe kurandikwa. Nk'uko ukwa Esther cyangwa se ukwa Hezekiya n'abandi bagiye bajya imbere y'Imana gusenga kwabo kukandikwa, niko gusenga kwawe kwandikwa. Birandikwa ntagira igikorwa. Ngo igihe kigere umwami akuza umuntu witwa Hamani. Murabizi Hamani uriya akomoka muri cya gisekuruza cyaba Agagi. Babandi b'Abamaleki Imana yabwiye Sawuli ngo abamare ntabamara, ngo barimbure ntabarimbure. Uriya yari umwuzukuru waho. Ibintu bimwe Imana baravuze ngo birimbure bikure mu nzira, ntubikureho bigeze igihe bikagira ingaruka. Hamani aramuzamuye ni byiza. Abantu baca ku irembo bakamupfukamira, abandi bakunama, abandi bakamuberekera, abandi bagakora ibintu bigiye bitandukanye. Ariko Moridekayi aravuga ati icyubahiro ni icyo Uwiteka. Icyubahiro ni icyande, ni icyo Uwiteka. Icyubahiro ni icyande. Haleluya. Ndimo ndareba iriya saha ndanga kujya mu nganzo yo kuririmba. Icyubahiro ni icy'Imana. Ariko yanze kubikora, baravuga bati uyu mugabo ni gatiki. Uyu mugabo udahugurukira uyu muntu bazamuye bakujije bagize umuntu ukomeye. Baragenda bajya kumurega ku mwami. Nawe babibwira Hamani. Imana aravuga ati rero uwo muntu ngewe niba atabikora ntabwo nzabyihanganira. Hanyuma murabizi amenye ko ari umuyuda, aravuga ati okay, icyambere namenye ko ari umuyuda, ariko kuba ari we wenyine nagirira nabi cyangwa se nabangamira ngasiga bene wabo ntacyo byaba bimaze. Aragenda ajya ku mwami ajya gusaba uburenganzira bwo kugira ngo bose abarimbure. Umwami aramubwira ati naguhaye impeta, ni ikimenyetso cy'uko ufite ubushobozi bwo gukora byose, genda ubikore nk'uko ubishaka. Ngo amaze kubyumva ahita afata icyemezo cyo gukwirakwiza inzandiko, arazohereza. Ariko Moridekayi ahandi ku irembo, nubwo bamureze, nubwo wa mugabo amugeraho akamureba igitsure, nubwo wa mugabo amureba akamureba n'umujinya, nubwo wa mugabo wenda amugeraho akamukubita umugeri, Moridekayi aravuga ati aha niho umuntu ategerereza. Haleluya. Umuntu atagerereza mu marembo, bibishya, birura, bikora, bidakora, utegerereza hehe? Mu marembo. Mugabo arakomeza arahicara. Haleluya. N'amasengesho arakaza. Bwana asifiwe sana. Ariko aravuga ati ko biri kose hari icyo Imana yakoze. Ntabwo ari nka cyagiye tutari dufite uko twabona uruvugiro. Ntabwo ari nka cyagiye tutari dufite access. None ubu dufite access ku mwami twahagera. Atuma intumwa aravuga ati genda umbwirire Esteri ngo hari inzandiko zamaze kwandikwa kandi icyo zigambiriye ni ukugira ngo ziturimbure. Esteri yohereza intumwa aramubwira ati rega sinabasha kujya imbere y'umwami, ubundi bifata igihe iki n'iki kugira ngo ujye imbere y'umwami. Urumva ajya muri logique. Yesu ashimwe cyane. Buriya reka nkubwire ibintu byawe bivane muri logique. Abantu baravuga ngo byose ni mu mutwe, ariko mu warokore bihera mu kintu cyitwa umwuka. Biva mu mwuka bikajya mu mutwe, mu bitekerezo, muri logique bikajya mu bikorwa bikagaragara. Izo ni inzego. Bihera mu mwuka. Ajya muri logique, yibagirwa kubanza gusenga, yibagirwa kubanza kugisha inama Imana, yibagirwa kumenya ko Imana yagira icyo akora igahindura ibintu. He is a God who changes the protocol. Ni Imana ihindura ibyo wari usanzwe umenyereye. Ni Imana ishyira inzira itari, ni Imana ikora ibitangaza. Iyo niyo dusenga. Haleluya. Esther urumva nyine yarageze ahantu hari ibintu byiza. Avuga ati logically speaking. Ari gihe umuntu avuga ngo logically speaking. Esther Moridekayi aramubwira ati wongera ugende umubwire ngo ntiwibwire yuko ari we wenyine uzakira kukubera aho hanga. Nutanabikora
ntabwo abayuda Imana izabura kubagira gute? Kubatabara. Kubera iki? Yari yishingikirije ku kisi. Nuko yari azi ko ahagaze neza mu marembo. Aravuga ati uhagaze mu marembo ntasohoka asubira inyuma, ahasohoka ajya imbere, ahasohoka ajya mu rwuri, ahasohoka Imana ikora ibitangaza, ahasohoka Imana isohoza icyo yavuze. Ntabwo rero nutanabikora Imana yacu icecetse, iyanshyize ahangaha kuri rembo nk'abamagararanye nayo, n'Imana igiye gukora ibyo njyewe ntatekerezaga n'ibyo ntakwibwiraga. Haleluya! Yikomere mu mashyi menshi cyane. N'Imana igiye gukora mu kanya. N'Imana igiye gukora. Vuga ngo n'Imana igiye gukora. N'Imana igiye gukora. Imana ikorana n'abantu bayo. Kandi icyo nkundira Imana, ireba n'imitima yacu. Ireba n'umubabaro wacu. Yabonye umubabaro w'Abisirayeli irimanukira. Haleluya! Imana igireba n'umubabaro urimo, ikareba situation urimo, ikareba agahinda ufite, ikareba ibikugose, ikareba ibyo ucamo. Ntabwo Imana ijya ibyirengagiza. Imana ijya ibireba kandi yarangiza ikamanuka. Moridekayi aravuga ati wabikora utabikora Imana ntizemera ko turimbuka, iri bwimanukire ishyireho igitambo. Bose baragukanga kubera iki? Imana izamanuka. Haleluya! Esther avuga ati niba uko bimeze reka noneho nanjye njye mu mwuka. Reka dusenge nanjye njye mu mwuka. Ne kujya imbere y'umwami njyanye logique. Njye imbere y'umwami ngiye ndi mu mwuka. Njye imbere y'umwami ujyanye logique. Oya, njye imbere y'umwami uri mu mwuka. Njye imbere y'umwami wazamutse mu yindi debation. Njye imbere y'umwami ufite ahandi hawe ukundi kuntu wumva ibintu atari muri bya windi bisanzwe bya logique. Bafata amasengesho ajya imbere y'umwami. Umwami aramubwira ati Esther mwamikazi ukundwa, mwamikazi ukundwa, nkugirire ne. Ati niba ubyemeye ejo ngutegurira igitaramo. Baragitegura na Hamani akizamo. Mwami aramubwira ati ngaho mbwira bya bintu. Esther avuga ati nejo wongere rwose. Aravuga ati reka ndebe ko umwami yamaramaje ko yandengera. Bukeye aramubwira ati icyo nashaka kubwira nuko hari umuntu wanditse inzandiko kugira ngo turimburwe twese, ubwoko bw'Abayuda. Avuga ubwoko bwe ngira ngo yarataranabivuga. Noneho abivuze umwami ati ninde wabikoze? Undi ati nta wundi nirishya none Hamani. Hakunga kanya ngo haza undi nkobotsi iravuga ngo urabizi n'ikindi ngo uyu mugabo ngo hari n'igiti yamaze gushinga iwe ngo kandi yagishingiye kugira ngo agishyiraho nde, ariko bitarageraho. Umwami arabanza iryo joro yari yagize ikibazo cyo kurara adasinziriye. Aravuga ati munzanire ibintu ndebe muri bya bitabo wenda byanduhura umutima. Ngo arimo ashakisha ikintu kimuruhura umutima, agwa hahandi banditse ko Moridekayi ari wagize gute, ari we wavuze amakuru y'ukuntu bari bumwice. Babagabo babiri bari Getani nisinzi amazina ariko barahari ngo barabica. None umwami aravuga ati ariko umuntu wavuze iyi nkuru hari icyo bamugororeye. Hanyuma noneho ibyo bintu yari yarayemo bugacya yabimenye byahuriranye n'izo nkuru z'uko Esther amaze kubabwira yuko hari umuntu wabikoze. Atari yabimubwira neza. Hanyuma umwami aravuga ati ariko umuntu umwami akunda yamugirira ate? Ni iki cyiza yamukorera? Hamani aramubwira ati urumva yari umujyanama we mukuru. Ati yamwambika imyenda y'ubwami, yamwicaza ku ifarashi, ibintu nk'ibyo byose murabizi. Undi aravuga ati rero genda ubikore Moridekayi. Wa wundi Moridekayi inzandiko zamaze gutangwa wibereye ku marembo, Imana imusohoye ku marembo. Haleluya! Imusohoye ku marembo, imwicaje ku ifarashi. Moridekayi agenda avuga ngo umuntu umwami Imana akunze kurusha abandi bose ngo nuko abigenza. Agenda amwamamaza yambaye ikamba, yambaye imyambaro y'ubwami, arimbye neza, avuye he? Ku marembo. Haleluya! Niyo mpamvu nkubwira ngo tegereza amarembo. Komera Imana amashyi menshi cyane mubyumva. Kubera umugabo wategereje Imana mu marembo, Imana igira gutya ibiramwibutse, irakwibutse.
Imana ijya yibuka. Hanyuma bimaze kugenda gutyo, Esiteri amaze kubabwira ibyo uwo mugabo yaragambiriye, umwami aca iteka aravuga ati icyo giti bari bagambiriye kumanikaho Moridekayi naba ari we ugenda akimanikweho. Yesu ashimwe cyane. Impeta yari yambaye ihabwa Moridekayi, ubutunzi yari afite buhabwa Moridekayi. Hari ibintu by'ahantu bihishwe kandi byagutegekewe kandi byakubikiwe mu izina rya Yesu. Ni ibyawe ntabwo ubizi, ariko birahari. Umugambi Imana igufiteho ni muremure cyane. Icyangombwa nuko uba uri mu mwanya ukwiye. Tugiye kurangiza rero, dusome cya cyanditswe navuze cyo muri Yohana, noneho dusenga Imana. Abatari mu marembo neza barabasengera, n'abashaka kugira ngo baryinjiremo nabo basengerwe. Hanyuma Yohana igice cya 10 umurongo w'9 hatubwiye ngo ni jerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona iki? Urwuri. Ni ngerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona iki? Azabona urwuri. Iryo rembo ni Kristo. Iryo rembo ni inzira Imana yashyizeho yo gukirizamo abana b'Imana. Iryo rembo ni inzira Imana yashyizeho yo gutabariramo abakozi b'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari irembo Imana yashyizeho, hari irembo ugomba kwinjiramo. Imana yagusohora ukinjira mu rwuri, Imana ikakwambika, Imana ikakugaburira, Imana ikakuremera, Imana ikakuzamura, Imana igahindura amateka, Imana ikabirema. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo kandi biremwe nonaha. Abiteguye gusohoka mu marembo, Imana ikabirema. Nimwizamure icyubahiro muyikomere amashyi mu izina rya Yesu. Ndarangije. Imana ibahe umugisha. Reka nakire umushumba adusengere, asengera abahagaze mu irembo n'abashaka kwinjira mu irembo. Imana